natwe baradukunda Nyashi komedi. Mani waretse tukajya kugura indaya. Uzana izina ry'amasi ntabwo uzi ko mbatijwe zo bundi mwakoreye mani. Barakora sibyo ni iki se sinabatijwe mani. Warabatijwe yuko wavuye mu idini ibyo ngibyo bakita kugwa wowe waraguye nk'igiti cy'amapera. Wowe ntabwo urabona akamaro ka Nyashi. Ejo bundi nagiye muri bisi nega akamodoka bajyana ati nanicaye ku Nyashi z'umukobwa. Nagezeyo napfuye mani. Jose biwe no kugura indaya ngo wagiye. Ndabati ndaza kugura umunsi navuye hejuru. Ndabati umunsi ndaza kugura icyo kugura indaya. Brian nako toka tani. Urumva nk'ibidemo nshaka kujyana. Akarabya n'ujye byoragara. Turi mu rugo babimenya. Ntabwo babimenya wowe ugiye ariko ntabwo babimenya ariko ngiye reka tujyana zo ujya ngo ngiye kubumbi kubwira jya mu tugende mbikore tugenda nange. Oya ntabwo nabutanye wanyu mu juni zakwitangiye ntabwo babindeba rwose wajye wabomora. Barara babikora ku gake. Ntabwo ibibare. Abashakanye barashakanye ndetse we warashakanye. Nanjye nabanshatse mu masaha make cyane. Bashaka ibyo umutima muri ngo wambese. Wowe washatse. Ubwo utakwishyira mu byago uzinga uko abikora muri bintu wowe. None hari byinshi tudagaje harahiye. Aretse tukajya kutureba. Ariko narabimenye Imana igwa amafaranga ku ngo. Narinda kongerera. Akongera niba ufite senyi sanda gushyiraho wenda mu cyatanu. Ako kumyoka mu Bugesera bari kwigisha abantu babashya muri rabo bagakora imico mibi. Wowe wabikuye ibyo bintu nguranyongere. Ngenge kwirinda zano cyo kwa mukecuru. Abana umugabo bamubwira ngo bamugurire inzoga agatazamubyihorera nguremo ibyo kurya se. Ubwo ni umugabo wo ushaka ibyo kurya yateza no mugabo w'imbere. Cyane hatangiye kumera nka babandi. Ntabya babandi. Wowe nguri tugende mwereke. Nyashi gafite se akambonya kakayobe. Ngiye kumbwa ibyo turasereye. Abara ushaka baza tukagenda. Gihore. Niwe umuntu wakubwira inama nzima. Nina ngo nawe umushinga wo korora inkoko. Uramushinga byangiye kunaniye neza burundu. Inkoko iyo mukecuru yari afite agace nikayikubise ejo bundi kayitwaye sikarayiguze. Uriya ntabwo ari umushinga wo korora inkoko nyankoko. Bagati n'umushinga umeze gute. Twaya dufata inkoko tugafata nk'ibihumbi 5 twayakurangura inkoko n'umushinga hano hepfo mu nza mu hano hepfo mu kobo nyine. Nuko imwisigaye guri 1000. Ubwo yari afite ibyo 5 kubyumva. Yari tuguremo indaya noneho ejo tuzaba twayabonye nzayamuse. Ako mundi reka ubatuye tegezo nye cy'inkoko nyine. No tukagura inkoko 5. Twashyira mu rugo z'amasaki z'amasekurume z'amagabo. Abakaya baza kuziteresha inda bakatwishyura. Baza guteresha inkoko zabo inda bakatwishyura. Tukabona amafaranga gutyo. N'ubwo cyateza tenyambirwa giye akanyama giye karambona. N'ubundi ibintu dushaka kujya gukora nizo nkoko zisamba. Baza kuzo zirabyemerewe. Imana yesari Imana yazo zigiye ko twe tugira Imana yazo. Muri azare muri icyo bundi. Ushobora kwazariye mutaga sangundi twarazitanze nko kwisi. Buraza ndumva yo ziri kubikora biryoshye nazo. Aho nyumva bya bitangiye kubizana. Ako ikanigiye muri nibaturi. Byo bintu byo cyakuzana mu turi kujya mu niwereka tujye tumurebe. Amafaranga wari umubye ufite ibyo 5 urumva? Ako 5 ariko turamugura akantu k'igihumbi nitumara kumugura akantu k'igihumbi n'ubundi anije yabyemera ko yabyanga. Wewe nakara komeje kwigira indage petit frère nakubwiye. Ako bintu byuvuga uyitekereje uratonika. Jesus is Lord. Byose uvuga amabana abwenge ushyira muhungu uragenda ugenda ugure tu wajyanye nk'amashinga yo guteka mu cyimbo ugiye kugura. Ukuntu biba biryoshye. Ntabwo kurwanga ubwo ntabwo urabikora. Oya nje Nje baturage unavuze induru ngo musamana ariko higayo mu rugo ko najyaga mbona njya kugafata buri muntu. Uratabivuga. Ase nk'umuyobozi wakora cyanga kumugireza muri kubwira umusamana nkanje ngo yabigenza. Umatese amagarika mu itorero. Ejo we kwigira idai. Ntabyo idai ngo no gukomeje byose. Reka tugende. Uyu ngo tansiga mice muri bwo. Ntabwo amwe ukaza kugura kumira ntongere kungoraho. Ubo gora nyihakanye. Ndakwekana kangaye nungiye mbukana nawe. Yamo meteranga. Tangiye kunyihakana kubera ibyo ngibyo. Uzabikora byarabuze. Ubwo nta nabukuze n'ikisa wowe ibyo ngibyo. Bunu barabiciye worango utabikora ubu ngo niba utabikora njye nkaba mbikora ko twese turibikora cyubwo bikugaragara ko utabikora. Kuburi gikaye ko yandi inzobe mu mutima. Iyo nzobe yo mu mutima. Mezo tusereze nyine. Nura ukubwati ngugiye kibiri ngibyo ngibyo ariko n'ubwo. Wewe mane ngikigenda. Koze zimeze. Kabisa tsigaye cyatani imbere n'inyuma cyatani tugendere turi gutwatora abana sinyisange tutazitora ngo narinda gushyira usenga ibyo mvuga mu kigega cyo wari umucyo none turagwasenga cyangwa utari ugitase senga waje kwatora arahijya kwa mudugudu akunda guca abantu benshi arije twazi tutazi wese uwo byagenda ndaguha nabi ndakugura cyangwa nguriza nimba afite tugende uranguriza tugende nabi uzawe se wasangu nazi ho Asante ubuto kwa ibisibizo kuba content creator ukumva baba afite ibikoresho by'abantu muri twamaze
nageze nahangaha Seta yanyu ni iyi ngiyi. nahangaha ntazari Ni seta zizimo utuntu neza kumbana mbasi n'abantu baha. ahubwo se zigiye ko zisizanga Ese hasi ziri zikwaza hariya uze zirihera. zaba zigiye nazo zigira pose se mari nzisizanga se zazigiye muri pose Ntabyo kuzisiganga mangiye ibintu byo guhora umbeshya cyo twagiye kwibijuma dusanga n'abantu bahari. abasho mushaka indaya Toka zitanu kiri kimuzanye kubera ngo kwasha urimo gufata ndanga. mwese ntabwo mushaka indaya Agena rest umungu wasani. Ibintu wanza ni imbere ahangaha. Ibintu maze nyano ari ikikingo byiza nkango afite nayashizagije. Ngaho ndebe ino mirimbi niba wayitoraguye none wayitsana utungo bo.anje jamoni kanga simanga heruka kera je na korode twahaga hari indaya nzi none ndebe uzibuni muhirimbi wo reka ndinda yimetisi uramenye ako kantu ni kabi